mu nama y'ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa mu ntara y'Amajyaruguru habayemo gusasa inzobe ku bagize iri huriro barimo abayobozi ndetse n'ababaye abayobozi muri iyi ntara y'Amajyaruguru, maze bagaragaza bimwe mu bigikoma mu nkokora ubumwe n'ubudaheranwa muri iyi ntara, aho Musabyimana Jean Claude wabaye minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ndetse na Barihuta Pacifique umukozi wa Arte Internationale bavuga ko kimwe mu kibangamiye ubumwe n'ubudaheranwa muri iyi ntara ari bamwe mu bagifite ingeso yo kwironda. Ukumva ko udashobora kwaka akazi ahantu udafite umuntu muziranye cyangwa muvugane, cyangwa ubona akazi ukumva ko uzafasha gusa abo ufite icyo mubwiyeho. Ni ibintu byinshi cyane bituruka aho ngaho mu buryo bitekereza ko iyo ngeso cyangwa se indwara yo kwironda, yo kumva ko abantu mudafite isano bigoye kugira ngo mubane cyangwa mukorane. Ibyo bintu ni indwara tugomba rwose kwanga. Mu rwego rw'intara y'Amajyaruguru haracyagaragara icyo twakwita ibisigisigi by'ingengabitekerezo ya jenoside bigaragarira cyane mu kwironda kw'abagize cyangwa se kw'abaturage bamwe na bamwe muri iki gihugu, cyane cyane mu ntara y'Amajyaruguru. Biracyagaragaza nanone aho gifite imvugo zihembera urwangano, cyane cyane mu mvugo bagiye bahindura bakagira imvugo zizimije. Twagiye tuzigarukaho aha ngaha mu ntara y'Amajyaruguru, kandi ni ibintu byagaragaye ko nyuma y'ibiganiro bitandukanye byagaragaye ko ari ibintu twemeranyaho n'abandi bafatanyabikorwa bagenda baganiriza abaturage cyangwa se n'abakora ubushakashatsi. Musenyeri wa Diyoseze Gatolika ya Ruhengeri Vincent Harorimana ndetse na Pierre Damien Habumuremyi basanga hari umuti ukwiye kuvugutirwa iki kibazo kigitsikamiye ubumwe n'ubudaheranwa muri iyi ntara y'Amajyaruguru. Uburwayi bukomeye mu macakubiri rwanda kwikekwe ishingiye inkomoko cyangwa se n'amoko. Twebwe nk'abantu ba Kiliziya, abantu b'itorero, twebwe twatanga umuganda ukomeye cyane. Icyambere ni ukugaruka ku isano isumba y'amaraso dufitanye. Ndabasabye integereje mu dutume tujye mu midugudu ubutumwa tubutange kandi bizera ko bizatanga umusaruro. Mu mboni ya guverineri w'intara y'Amajyaruguru Mugabo wa Gahunde Maurice nawe agaragaza ko kwironda kwa bamwe mu batuye muri iyi ntara y'Amajyaruguru ari ikibazo gikomeye, gusa ngo kizakemurwa nuko abayobozi mu nzego zitandukanye bazajya bamanuka ku mudugudu bagatanga ibiganiro. Hari kandi n'ikibazo kikunda kugaragara cy'ironda karere naryo ryagiye rikunda kuvugwaho, ugasanga abantu yego barabikora nko kugaragaza ko wenda bakunda igice bavukamo cyangwa bakomokamo, ariko iyo bibaye rwa rukundo rurenze ruheza n'abandi ukaba usanga byagira ingaruka. Ibyo byose rero ni ibibazo twaganiriye hagamijwe nanone ko mu gihe cyiza ibi byajya bikumirwa mbere amazi atararenga inkombe. Muri rusange mu bushakashatsi buheruka gukorwa na Minubumwe bwagaragaje ko ubumwe n'ubudaheranwa muri iyi ntara y'Amajyaruguru buri ku kigereranyo cya 94.6%. Umuhoza Honore, Flash TV mu Majyaruguru y'u Rwanda.